umubatizo utwigisha iki? Umubatizo utwigisha gupfa no kuzukana na Yesu. Buriya iyo umuntu abatijwe aba yakeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. Karabavuga ngo umubatizo ukuraho ibyaha, nibyo koko? Hari nabo bitavaho bitewe nuko we yihanye mu mutima. Bivuze ko ushobora kubatizwa ariko ibyaha ntibigende. Nibe bice bigize isengesho? Ibice ni bitatu. Ibihe nibihe? Mureke kumvangira. Gusenga, gushima no gusaba imbabazi. Amen. Gusenga uyu munsi abana banje bakiriye umwami n'umukiza, mbese byanjimishije mu buzima bwanje. Mbese iki kirori cy'uyu munsi wa none nzahora ngivuga iteka ryose. Icyo cyambere kibaho cyiza se? Ntabwo umwana namukubitira idini yagiyemo, sino nabimuhora. Tuvugane ngo amen. Cyekora no muhora kujya gukora ibyaha, aho noca ikinyapfu. Ndabasuje bakunzi ba Umukristo TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, uyu munsi nagira amahirwe yo kuza hano kuri Ndi Umukristo TV. Murabizi neza twabanye mu rugero rwose rwa Ndi Umukristo TV, ariko n'uyu munsi nanone Imana yemeye ko nza kuganira namwe. Ngubu ahantu turi ni mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, neza imbere yanjye ndi kuhabona ikiyaga cya Kivu, aho twaje mu mubatizo wa Pastor Labani ariwe wa nyiri Ndi Umukristo TV. Data turagushimira ko duhe bino byiza ngibi ukatwongera inesi yo kubaho. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe nirahabwe cyubahiro. Ngaho data mucungu sesa mwamoraho tugirire neza kuko uri Imana, ineza n'imbabazi zawe bitindane natwe kuko uri Imana. Gushimiye data myiza kino bikorwa tunda kwinjiramo, reka kibe igikorwa gitagatifujwe nawe, ceshejwe nawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data umwanya wose turamaramo igikorwa turakuragije, turi hano tugenda mu modoka dushika mu rugo, gahunda zose z'uyu munsi data twongeye kuzigushyira mu biganza. Ngaho tugire neza muri byose, udufashe muri byose. Ndabaritwe ahubwe neza n'imbabazi zawe, reka bitindane natwe kuko uri Imana idukunda. Ngaho tubera Imana kandi tubera umucyo, bityo programu na gahunda zigengwe nawe kuko uri Imana y'ibyiringiro. Dufashe muri byose, utindane natwe muri byose, niko dushimiye Imana tukuragizaho n'umwanya wose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen amen. Muzukane nawe kandi ntago mwari muziranye, ariko mugiye kuba inshuti na Yesu kuko arabazi neza. Mugiye kumenyana kubw'igihango, kubw'isezerano mugiye kugirana nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Uvuga ngo amina. Haleluya. Ariko uyu munsi mukuru mwawishimiye. Haleluya. Gupfana na Yesu tukazukana nawe tugatera ikirenge mucye. Amina. Ni by'agaciro gakomeye kandi mwafashe umwanzuro ukomeye. Rero uwo muhango tugiye gukora kandi ni mu buryo budatinze cyane, ariko turashima Imana cyane. Ndagira ngo abantu bahagarariye aba bana ni bande? Ababyeyi be mu by'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Reka batambuke muhagarare hano, buri mwana ahagararane n'umubyeyi we. Buri mwana muhagarare mu ndeba hano, uyihagarara hano ndeba. Ego buri mwana ahagararane n'umubyeyi we mu buryo bw'umwuka. Hari ikimenyetso gikomeye impamvu tubakangurira kugira ngo aba bana no kugira ngo mubakurikirane, mubaganirize igihe cyose banyuze mu nzira itari nziza, mubibutse umuhamagaro. Bagiye kugirana igihango na Yesu, bagiye kugirana isezerano rikomeye cyane. Mwuka wera agiye kubazaho, imbaraga z'Imana zibazeho, mubashyigikirire muri uyu muhamagaro kugira ngo bashobore gutera ikirenge neza mu cya Yesu, kubera ko bagiye kumenyana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka rero duce bugufi twongere dusenge, dushima Imana ku bwabo kugira ngo twinjire muri uyu muhango, ibindi Imana ikomeze kubana natwe. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana nyiringabo, uri umwami w'amahoro, uruwera wa Isirayeli, irera kandi urakiranuka, ntawanye nawe mu isi no mu ijuru kubw'imirimo n'ibitangaza ukora. Uyu munsi turagushima kandi turaguha icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza ukomeze kudukorera. Uburinzi bwawe bukomeze kubana natwe. Turagushima ku bwa mwene data ndetse n'abashiki bacu bagiye gutera ikirenge cyawe kugira ngo bapfane nawe kandi bazukane nawe. Ikimenyetso gikomeye cyane cyo kumenyana, kuko nawe wemeye kubatizwa na Yohana ngo Mwuka wera arakumanukira ngo asa n'ishusho y'inuma. Mwuka wera turakuraritse kugira ngo umanukire ubwoko bwawe, uzubaganirize kandi ubiteho kugira ngo batangire gukora umurimo. Banza weze ibyaha n'ibicumuro byacu byose, ahera natwe tubabera, kandi umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga, umwuka w'ishurirwa ube ku buzima bwacu. Turaguhamagaye rero ngo tugirire neza ubane natwe, duheje gukora kose k'umwanzi muri aka kanya,
twejeje aya mazi mwami amaraso yawe, aha duhagaze twejesheje amaraso yawe, ingabo z'ijuru zize tumanukire zitugote mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abamarayika arinzi babaze batugote kugira ngo datuye umuhango wera, uyu muhango ukiranutse, natwe duhe gukiranukira ubwami bwawe no kumenya ko abana bateye intambwe kugira ngo bazamurwe mu yindi ntera mu bwami bwawe mu mirimo yose bakora. Turakuraritse rero kandi turakwinginze ngo uzubane natwe, imbaraga z'ijuru zimanukire kutugota no kuturinda muri aka kanya. Data tubere Alfa ndetse tubere Omega, mu byo tuvugana mu byo dukora byose turakwiyeretse Mana, ngwino komeza kutugirira neza, ni mu izina rya angiriye umumaro ndazibagirwa, ho ndashima musaraba, ndashima yambanziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangazo bana natwe, turakunezerewe cyane, izina ryawe niryubahwe, turabagaragu n'abasha bawe, izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye kubwo uyu munsi data wa twese uhoraho, wakoze imirimo bana natwe. Mana turagushimiye cyane, izina ryawe niryubahwe, ngaho tubera Imana, tubera umucyo, tubera ibyiringiro, ndetse imbabazi zawe Yesu mwiza zitindane natwe kuko uri Uwiteka. Ngaho dufashe muri byose, turinde muri byose, migambi ya myiza mudukunda. Tugushimiye umushumba kudufasha muri iki gikorwa, data wa twese mwiza, tugushimiye baherekeje ababatijwe. Mana turakunezerewe cyane, gushimiye kubwiza ntambwe data wa twese mwiza, nami Yesu yatwikonagiraho, watugerekerenge mu cyawe, waravuze ko tubikore kugira ngo twerekane gukiranuka kose, izina ryawe nirihimbazwe. Ngatubera Imana, tugirire neza byose bya Yesu, amen amen. Rero nabatinde cyane, reka nakeye Pastor Labani azana imbere yanjye cyangwa se uruhande rwanjye, mubaze utuntu dukeya. Amahoro. Yesu nashimwe. Hanyuma umeze cyane, meze neza. Uyu munsi urawumva ute? Mu mwuka no ku mubiri. Noheli yagenze ute? Noheli yagenze neza cyane kandi cyane. Asa Noheli mwa celebrate hera? Hano ku mazi. Waje hano ku mazi tu? Hano. Uyu munsi kwa twagarutse. Tubwire nk'ikintu cyagushimisha kuri Noheli niki? Ikintu cyashimiye kuri Noheli nuko nabonye icyo kurya n'icyo kunywa.
njye n'umuryango wanjye tukaba twari bazima kugera na uyu munsi narishimye cyane cyakora nagize n'inshuti n'abavandimwe banyifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire barantunguye cyane n'umuntu wambaye akamesaje ngo ngaguhe n'umuntu wambaye akamesaje ngo ngaguhe uwo ngore ari mwabo bose banyifurije Noheli nziza hanyuma hari ikintu utibutse cya kintu wibutse kabana nyuma ya Noheli nyuma y'iminsi mikuru abana bazasubira ku ishuri bazashobora ku ishuri turimo gushaka uburyo bwo gutegura ibyangombwa bazagendana. Wenda ikintu mvuga ukarya makeya ukazigamira abana. Aho rwose pe aho ndahari nanone Imana yavuga ngo tugire ubwenge kandi na Yesu yagaburiye abantu 5,000 ngo ibyasigaye barabirundarunze bivamo dutebo 12 bivuga ngo ndabyo gupfa ubusa kwa Yesu rero nanjye ndago napfusha ubusa tugomba kurya yego tukishima ariko tugateganya nejo hazaza ejo abana barajya ku ishuri barajya ku ishuri cyane. Hanyuma rero nambwira abantu badukurikiye hano turi mu minsi mikuru nibyo tugomba kwishima tugasangira n'abacu ndetse tugafata n'ibihe byiza tutigeze tujya mu minsi yatambutse n'Imana yakurinze byonyine ni nagayekeza ko kwishima. Ariko nanone twibuke ko nyuma y'iminsi mikuru ubuzima buzakomera cyo ko hari umuntu wambwiye ikintu wambwiye ati buriya murabizi ngo umunaniro ngo urya ngo inzara ngijyana kurusha umunaniro ubwo rero ukumva niba ukoresha amafaranga ubu ngubu menya ngo ejo ubuzima burakomeye. Uyu munsi rero twaje hano ku kiyaga twaje mu mubatizo pastor umunsi wabatije abantu bangahe? Ni umuryango wanjye n'uwo wenyine wabatirijwe angaha abantu bose turi kubona hano imbere bose baje baherekeje umuryango wawe baje baherekeje umuryango wanjye ariko ubundi tubwiza biti imvura yanjye twara dukunda Esther no mukurikira twanishimwe Solange bamamagare baze hano badusuhuze ni wa muze hano babakobwa banje baze n'abahungu ni baze hano ubwo rero hari na musaza wabo witwa Birasohoye David. Haryo ubundi mubatizo muri rusange utubwira iki adusobanurira iki umubatizo ubundi usobanura gupfana na Kristo no kuzukana nawe niyo mpamvu tubatiza mu mazi menshi iyo tuzitse umuntu abapfuye iyo azamutse abazutse bo rero umubatizo ni igisobanuro kivuga ngo kupfana na Kristo no kuzukana nawe. Wow abana murasa neza musuze mumeze gute hagara hano no mukuru nawe wabatijwe mwa David yego abantu batagira ngo ni David ngewe nawe yitwa David ni bazina nawe mama pastor mumeze mute nawe wabatijwe sikusanisha byandenze cyane yagomba gusanisha n'abakobwa biwe yasanisha n'abakobwa bawe n'abakobwa banje tumeze neza reka mbaze ikibazo kimwe pastor mumvangire yego sibyo ndabize ko kuri pastor harya umukuru n'uwuhe n'uyu umubatizo utwigisha iki? Umubatizo nyine utwigirira gupfa no kuzukana na Yesu buriya iyo umuntu abatijwe aba yakeye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. Karabavuga ngo umubatizo ukuraho ibyaha nibyo koko ku muntu wabyize ariko hari nabo bitavugwaho bitewe n'ubwo yizeye hari nabo bitavaho bitewe n'uko we yihanya mu mutima bivuze ko ushobora kubatizwa ariko ibyaha ntibigende. Reka tuje kuri David. Nibe bice bigize isengesho? Ibice ni 3. Ibihe nibihe? Mureke kumvangira. Gusenga gushima no gusaba imbabazi. Amen. Gusenga gusaba imbabazi no gushima ngira ngo gushima byaza mbere ndacyariko byanajemo tubwire utemera kubatizwa no umuyisilamu reka none kubaza niwe muntu utemera kubatizwa musuze nk'abantu bose bari kubatizwa iyo babihisemo oya abantu bose bemera kubatizwa iyo babihisemo n'umukiza umwami n'umukiza hanyuma muri yumva uti umunsi tugiye gukomeza he ikirori tugiye kugikomereza mu rugo turi kwiyumva neza twishimye tukumva twababariwe. uyu munsi uri kuwufata ute? ndi kuwufata nk'aho ari mwiza kuri njye. Ese noheri wayiririye he? Nerereye mu rugo. Kandi paza yamwe ngo mwaje hano ku mazi. Naje wenyine. Ubu uri kwiyumva ute?
ndi kumva nishimye cyane byandenze. Mugere nisiganire na mere na pasiteri. Sawa, mwakoze kubatizwa kandi mugume mugakize. Hanyuma mumeze mute mwebwe? Tumeze neza cyane, turi gushima Imana. Sinzi wenda ko kino kibazo ndakikubaza neza, ariko Imana imfashe ikinyoboremo. Iyo ubonye abana bawe baje bakakira nk'umwami n'umukiza, Yesu nk'umwami n'umukiza, ubyumva ute cyangwa se ubifata ute? Uyu munsi abana banjye bakiriye umwami n'umukiza, mbese byanjimishije mu buzima bwanjye. Mbese iki kirori cy'uyu munsi wa none nzahora ngivuga iteka ryose. Icyo cyambere kibaho cyiza se? Uyu munsi gwanjimishije cyane. Rwandende. Ugamo nk'ibiri. N'uyu niwe urazamo. Utubwire. Mu minsi yanjimishije cyane ndi gushyingirwa n'umutware wanjye. Wo no wa mbere. Ni uwa mbere hagakurikiraho uyu n'umuryango wanjye. Nabyo byandenze byanjimishije. Hano bimeze nko gushyingirwa naho. Umva yewe cyabaye ngikorera cya kabiri nakoresheje ndi gushyingirwa. Pasi, uyu munsi twaje hano mu mubatizo, mu by'ukuri abantu bagiye bagukunda nk'umupasiteri, nk'umuhanuzi, abantu banzi kuri Rwanda TV twabanye igihe kirekire, umfasha kuvuga butumwa kandi n'ubu bivuga butumwa turacyarikomeje. N'abantu basanzwe bagukurikira, ni nk'ikihe kintu wababwira muri rusange? Ikintu nababwira, ndababwira gukunda Imana, kuko iyo Imana yubashyira kubahisha, iyo ugendanye nayo ikurinda ibibi byose. Akandi kintu mbashimira cyane abakoze ku mufuko bakadusapotinga kugira ngo dushobore gukora neza bino birori by'abana bacu. Nukuri ndabashimiye cyane, Imana ibambere umugisha. Hanyuma wenda sinzira nk'ababyeyi bamwe baba bafite nk'abana ariko kujya kubafata ngo bajye kubatizwa bikagorana cyane, nk'ikihe kintu wababwira? Ikintu nababwira buriya cy'umuntu abibya nicyo asarura. Kuko abanyarwanda bajya baca umugani bavuga ngo uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Uko byagenda kose nk'imiryango yemwe babyeyi mbabwire, iyo ukora neza abana barabireba, iyo ukora nabi abana barabireba. Ubwo rero ushobora kubwira umwana ati mwana kwanza nino babisemo barabinsaba, bo barabinza ati papa yego. Mbese urabaretse bigira amahitamo cyane, kuko mu myemerere yanjye no mu buryo nizera ndabwo mbatira umwana idini. Bavuga ngo mwana bamwe izera nk'ibyo nizera cyane, umureka kizera ndabwo ari teko ngo yizere nguko nizeye cyangwa se ahitemo idini mbarizwamo ng'umushumba. Kuko nje ndamenye ko Yesu yagutse, mu badiva bamo, mu bahamya bamo, yewe mu baporoso abamo, hose abamo, biterwa nuko babyigishijwe nuko babyizeye. Njyewe rero kuko namaze kuba munini, ndabwo nabwira umwana ati mwana kurikira idini yanjye, nakurikire Yesu. Kuko nanjye nakurikiye Yesu. Buriya igihe araba dufite ikibazo cyuko abana bacu bagiye bakurikira amadini yacu, ndi bakurikira Yesu. Nje mbabwira gukurikira Yesu, idini rigakurikiraho. Hari abantu bakurikiye idini, ko umuntu avuze ngo njyewe ngo ndabwo nava mu dini ya papa, mu dini ya mama. Idini yanyu se, idini yanyu mwayikura he? Yesu wenyine ni wo kwiringirwa, ni wo kwizerwa, ni we tugomba gusenga, ni we tugomba gukurikira. Cyakora aho cyane nagize amahirwe bahitamo kubatizwa mu idini mbere y'umushumba. Ariko kuna abana bajya ku ishuri ashobora kuvuga ati papa nahisemo abatista, namureka akagenda cyangwa umwana uko yakira Yesu. Mu magambo makeya dushishikariza abantu kureka abana bakitiramo imyizerere yabo, cyane uko bashizera Imana. Icy'ingenzi nuko tuzahurira he? Mwe bwami bw'Imana. Tureka abantu rwose abana bagira amahitamo yabo. Hanyuma mama pasiteri, tugiye gukomereza hehe? Turabatijwe gusa birarangiye, turarika abantu. Tugiye gukomereza mu rugo, twakira abashyitsi banye natwe. Ubwo harimo igihekane irya inywa kubera Imana yarabishatse, ni ukubikora byose. Mbese nabyina no kubyina birimo. Ibihekane byose turi buze kubikoresha, igihekane cyarya na cyanwa, urumva n'ibihekane byiza. Hanyuma rero no kubyina. Hanyuma rero turabatumiye muze dusangire, kandi namwe tunabashishikariza gukomeza gukurikirana Umukristo TV, mukora subscribe. Bari kandi gatangazo ngiye kubaha muri iyi minsi dusimaze iminsi dufite ikibazo cya Rwanda TV, mu gihe abahanga bari kudufasha kugira ngo igaruke twongere tuyikoreshe neza mu kibazo cya tekinike yagizemo ikibazo. Twafunguye iyindi yitwa Zone Arike TV, kandi tuzi ko naho Imana iri kudushyigikira. Ijambo ry'Imana rakomeje, gusa umutumirwa mfite wa mbere mu minsi ya vuba n'uyu nguyu mu projet nshyashya turi gutegura, kandi azaza
Amen, amen. Twaseze abantu tugataha. Sawa Ibintu byose rwose. bakaza bakabikurikirana tugeze mu rugo. Sawa, barakoze kandi bageze neza. Imana ikomeze ibarinde duhurire mu rugo. Amen, amen. Turamugara n'umushumba Rabani n'abamuherekeje bose ni karibu nabo nibaze binjije. Karibu. Karibu, karibu. Wicaye kandi mugubwe neza. Turabishimiye cyane. Numva mwakomeza twerekera kuri ubu buhanga bw'Imana. Saa munani zageze turayaje. Haleluya. Arakoze kutwibutsa burya ni ngombwa ko n'igifu nacyo gikenera kandi nibyo biduhurije hano. Burya ngo Yesu yaravuze ngo abo tutazahurira hamwe ngo bazasandara. Reka rero duhurire hamwe gusahanya, ariko mbere ko tugera gusahanya tugiye kuririmba igice kimwe cy'indirimbo ya 16 tuvuga ngo aba Yesu bishimira. Cyangwa se ab'Imana uyu munsi none barishimye. Uyu munsi none turanezerewe n'umunsi w'umugisha. Icyo gice kimwe turakiririmba turarangiza turi guhita twerekera ku isahani mbere yuko Bugufi. Twenda gusanga hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana
ni mu gice cyaho cya mbere turasoma duhere ku murongo wa 12 ndetse na 13. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere turasoma duhere ku murongo wa 12. Aratubwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aba ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ijambo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana mbasomeye dusanze hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere dore 12. Uyu nawe ntibavugaga hano ni Yesu. Yesu niwe wavugwaga. Uyu nguyu ngo abamwemeye bakamwizera yabahinduye kuba abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uwambaza ngo none ko yaduhinduye kuba abana b'Imana twaremwe nande? Haleluya. Twaremwe nande? Twese twaremwe n'Imana mu moko atandukanye, mu madini atandukanye. Twese twaremwe n'Imana isumba byose. Nubwo turi ibiremwa by'iki, turi ibiremwa by'Imana, duhinduka abana b'Imana ryari rero? Munyikirize ngo amen. Duhinduka abana b'Imana igihe cyose twemeye kwihana tukava mu byaha tugahindukirira Imana, tugahindukira ijambo ry'Imana, tukemera kuyoborwa naryo, ariko tubishobojwe cyangwa se tubihawe na Yesu Kristo umwana w'Imana. Tuvugane ngo amen. Bora twebwe twese tuvuka duteye Imana umugongo. Twebwe twese tuvukana icyaha cy'inkomoko. Twese tuvuka turi abanyabyaha. Igihe rero umaze gukura akavuga ngo nari umusinzi, nari umusambanyi, nari umunyamagambo, nari umujura, nari umuhehezi, menye ko ari bibi, menye ko byantandukanije n'Imana, ukemera guhindukira. Icyo gihe uhita uhinduka umwana w'Imana isumba byose, ukabihanisha kubatizwa rero. Haleluya. Amen. Imbere y'umushumba Zion Temple murumva mwararikunze niryo mugomba kubatirizwamo. Ati papa twabonye ari byiza, reka tugendane nawe. Ariko niyo baza kumbwira ngo twashimye mu Pentecote, nari kubaherekeza bakajya kubatizwa. Niyo baza kumbwira ngo twakunze mu Badventiste, nari kubaherekeza bakajya gukora iki? Bakajya kubatizwa. Tuvugane ngo amen. Nubu nubwo babatijwe, ejo cyangwa ejo bundi umwe azabona umugabo w'umukatolika, ndabone uwo mu Adventiste. Haleluya. Nzavuga ngo Mana ushimwe. Nge ndamenye ko twese dukorera Imana, kandi ibyo twemera ni bimwe. Haleluya. Huki imikorere uko buri dini rikora, rimwe na rimwe nibwo badahuza n'abandi. Tuvugane ngo amen. Ariko niba twemera Imana umuremyi wa byose, tuvugane ngo amen, tukemera Yesu Kristo waje hano mu isi kuducungura, tukemera umwuka wera, ni Imana twemera. Tuvugane ngo amen. Ni Imana twemera Imana imwe kandi ishobora byose, yaremye abantu, kandi imigambi yayo no kutubabarira. Imigambi yayo no kutuba abana b'Imana. Tuvugane ngo amen. Nje ko mone bagutya ndagutse, mushumba yabivuze. Mbana n'abahamya, mbana n'abasilamu, mbana n'abadive, mbana n'abakatolika, umuntu wese uje muri systeme yanjye mbana nawe, ndi munini. Abo bose nzi kubabika muri ngewe. Imana yambaburiye kurobanura kubu toni. Ndabwo umwana namukubitira idini yagiyemo, sino nabimuhora. Tuvugane ngo amen. Cyekora no amuhora kujya gukora ibyaha, aho noca ikinyapfu ngahangana nawe. Tuvugane ngo amen. Reka rero dusoze. Imana bagirire neza kandi tindane namwe.
yenda bari ku buhanga bw'igikoni niba bari butwongeze, si byo se? Niba bari butwongeze umva tugendane. Icyo cyo nuko nzi ko bihari. Niba bari duha kandi gafanta, hari n'agapendi kuba gashobora, mwicare mugasome, urara arare, utaha atahe, rwose muhumure. Imana ibagire neza cyane. Ndasoje umuyobozi, komeza n'ibikurikiraho. Pasiteri wanjye nawe agira icyo ababwira, nyuma dukomeze tuganire bityo Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Bakikuye mukomeze mwitonde n'ibyawe rwose witonde. harimo abanyamadini batandukanye cyangwa n'amatorero, nishima cyane mbonye nk'abakristo duteranye dufite ibintu nk'ibi, ugasanga ntabwo turaba muri aderesi imwe cyangwa se mu itorero rimwe, usanga tuvanze turimo bakaduhige turimo abayisilamu n'abadivantisite. Ni ikigaragaza umubano n'ubumwe n'urukundo n'umushumba arabana yabagaragarije namwe mwamugaragarije. Rero turashimye cyane ku bwanyu, dushimira abana bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukorana na Yesu bakazukana nawe. Basara abagereye Imana umugisha, turagushimye namwe mwese turabashimye. Reka munyegere twese tuguze ibiganza dukomere Imana amashyi yatubashishije yadushoboje tuguze Imana. Haleluya. Amen.